Musanze n'umujyi uri mu yunganiro wa Kigali ufite kandi amahoteli atari make asanzwe yakira mu mukerarugendo, inama, amahugurwa y'abaturutse hirya no hino. Uyu munsi abafite amahoteli muri aka karere bavuga ko imyiteguro yo kwakira abazitabira inama ya CHOGM igeze kure. Mu byo twashyizemo ingufu harimo kugira ngo abazaza batugana bazabone serivisi tutari dusanganwe zijyanye nuko babona sauna massage, babona gym tonic, babona piscine. Hanyuma tukaba twarongereye na parking kuko yari ikibazo. Kugeza uyu munsi twazaba dufite ubushobozi bwo kwakira imodokari 70 mu gihe twabaga dufite aho kwakira nibura 30. We are always ready. We've tried to train our staff. Turiteguye kandi twagerageje guhugura abakozi bacu tubifashijwemo n'inzobere zitandukanye ziri ku rwego rw'abashyitsi tuzakira. Twahereye ku bakora mu gikoni, muri resitora, aho twakira abakiriya no mu byumba. Nyuma ya COVID-19 twagize igihe cyo gutegura udushya twakora, ubu ndatekereza ko twiteguye neza CHOGM. And I think by now we are always and we are ready for the CHOGM. Uretse kandi abafite za hoteli biteguye CHOGM, hari n'abaturage bafite imirimo bakora ifite aho ihurira n'ubukerarugendo, kimwe n'ababonye imirimo kubera ibikorwa remezo birimo kubaka iwabo, bemeza ko inama bayitezeho kuzabasigira amafaranga. Kuba uyu muhanda uri gukorwa abari kuwukora ni abantu batuye aha ngaha. Ni ukuvuga ngo amafaranga ari kugenda kuri uyu muhanda ari kutugarukira, tukabona icyo turya, abana bakaja ku ishuri, tukabona amafaranga yo gutangira abana ku ishuri, ibintu bikagenda neza. Rero cyane cyane tuyifitemo inyungu. Amahoteli yacu y'Abanyarwanda, abashitsi bazayararamo, basiga mu madovize, bazasura ingagi. Ubwinshi bw'ibintu twumva tuzabitwara byongereye, kandi n'ubwiza bw'ibintu twabikoze mu buryo butandukanye n'ubwari rusanzwe. Ikindi harimo n'udushya mu buryo bw'amafaranga twakiraga nabyo biziyongera. Hari impinduka nini ku buryo no mu buzima bwa rusange bwacu bwite hari kizahinduka. Ikibazo cya internet idahagije no kongera ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi ni bimwe mu byo abafite za hoteli muri Musanze bifuza ko bafashwa mu gukomeza kunoza imyiteguro neza. Ibyo dukeneye mu buvugizi ni bitari mu bushobozi bwacu bwa hoteli. Ibyo byo birumvikana ni bizaba bijyanye n'ibikorwa remezo, umuriro. Uyu munsi bimeze neza, byakomerezaho ndetse bikanarushaho kuba neza. Amazi, ibindi n'abandi bibareba bijyanye n'ama internet n'iki ku buryo hatazibamo makupire menshi. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko buheruka gukora urugendo shuri mu mujyi wa Kigali hagamijwe kureba aho bo bageze imyiteguro, kandi ko hari ibikorwa remezo biri hafi kuzura bizafasha abo bashyitsi nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere muri Janvier. Tuvuge nk'hano ku kibuga cy'indege cya Musanze, iyo muhageze mubona ko hari inzu nshyashya iri kubakwa ndetse n'imihanda ya kaburimbo yigeraho mu nkengero z'ikibuga. Iyo nzu rero ni ijyanye nayo n'imyiteguro y'inama ya CHOGM. Akaba ari inzu abashyitsi bazajya bazana indege bazajya banyuramo by'akanya gato mu gihe bagiye kwinjira mu modoka zibajyana muri parike y'Ibirunga. Ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse no kubaka ibyumba by'abanyacyubahiro kuri za hoteli ni bimwe mu birimo kubakwa mu karere ka Musanze kugira ngo bizabe byarangiye mu kwezi kwa gatandatu. Harimo kandi gutegurwa iserukiramuco rishingiye ku muco n'ubukerarugendo, gushyiraho agace mu mujyi rwagati katanyurwamo ibinyabiziga kazwi nka car free zone gakorerwamo imyidagaduro. Muri Musanze habarurwa kandi hoteli zigera kuri 32. Ari Muhirwa, Televiziyo Rwanda i Musanze.